Hello guys, kanizere ko mumeze neza. Uyu munsi nkaba nifuje kubaganiriza ku nkuru y'urukundo ya Keira na Jackson. Ubwo Jackson yansangizaga inkuru ye n'umukunzi we Keira, yambwiye agira ati: ubwo nahuraga na Keira twahuriye mu kigo cyaho twigaga. Uwo munsi nari nakererewe. Gusa iyo wakererwaga ku ishuri ryacu, bakoherezaga kujya gupfura ibyatsi muri jaride. Ubwo nahageraga nahasanze umukobwa mwiza cyane, ndamusuhuza, yeguye amaso ntababeshye nagize ubwoba bwinshi, ngira ngo wenda agiye kumbwira nabi ambaza se urambaza iki wa muhungu, kubona ndi kwipfurira ibyatsi nkawe ujute, nyine ntekereza ibintu byinshi. Gusa nsanga namwibeshyeho uko namufataga sikari, ahubwo yansubije neza, turaganira duhuza urugwiro. Mbese ngo uwari kutubona ari kugira ngo dusanzwe tuziranye, ntabwo ari iby'ako kanya. Twaraganiriye birambuye, tuganira cyane, turishima. Mbese ngo numvaga bitabaho kuba wahura n'umuntu ako kanya mugahuza urugwiro nk'uko twaruhuje. Gusa njye nawe byabayeho. Gusa nyine ngo akaryoshye ntigahora mu itama. Ako kanya umuyobozi yahise aza aratubwira ngo tujye mu makarase yacu. Nkigera muri karase yanjye nibwo nibutse ko Keira ntamubajije section yiga, kandi ku kigo cyacu habaga amasection menshi. Kugira ngo umenye umuntu ishuri yigamo utazi na section yiga byarakugoraga cyane. Icyo gihe narababaye pe, numva ndahangayitse, nibaza uburyo nzongera guhura na Keira. Gusa uburyo niyumvaga mu mutima wanjye, numvaga namukunze cyane pe, numvaga nshaka kumubona. Noneho nakwibuka ukuntu twaganiraga, nkumva mbuze amahoro. Uwo munsi mvuze ko nize naba mbeshye. Sinjye warose dutashye, nasohotse mu ba mbere njya guhagarara kuri gate y'ikigo ngo ndebe ko yaza kunyura hasohotse atashye. Buri umwe wese yagendaga anyuraho nikanga ko ari we, nkamureba mu maso nkasanga si we. Narategereje kugeza ubwo abanyeshuri bose bashize mu kigo. Narababaye cyane, nibaza ati se mani, ko nasohotse mbere ngo ndebe ko mubona, ni ukubera iki nari kumubona? Ese yaba yatashye kare, arwaye, byamugendekeye gute? Nibajije byinshi mu mutima wanjye, numva ndababaye, mfite agahinda kenshi. Gusa igitangaje uko niyumvaga nawe niko yiyumvaga, kuko we noneho yasohotse ajya guhagarara aho yari yabonye manukira njya muri class. Byari bitangaje pe, nari ndi kuri gate mutegereje, nawe ari mu kigo ategereje ko yabona nzamuka, nanjye negereje ko nabona azamuka. Urumva guhura ntibyari byoroshye uwo munsi. Nageze aho ngaho ndavuga ko nakunde, ndataha. Gusa nahambabaye, umutima wanjye numva nta mahwemo ufite, numva nabuze amahoro. Ubwo nageraga mu rugo no kurya byarananiye, ngiye no kuryama mbura ibitotsi, mbura amahoro muri njye neza, numva biranze. Naraye nicaye mutekerezaho, gusa nigira inama yo kuza kuzinduka kare, nkagera ku ishuri buri munyeshuri akaza mureba. 11:30 za mu gitondo nari ngeze mu kigo, nicaye ku gasima
abanyeshuri bakundaga kwicaraho, nsaba Imana ngo imfashe mubone, kuko numvaga umutima wanjye wenda guturika, nta mahoro nari mfite mu mutima wanjye, igihe numvaga ntaramubona, numvaga ntari butuze muri njye. Icyanejeje kurusha ibindi, nkiri gusaba Imana, Keyira namubonye imbere yanjye, ndavuga ati wawu, gusa numvaga ari nk'inzozi, numvaga ameze nk'umuntu uri kurota, ariko byari ukuri, yari Keyira, nawe yaraje atekereza nk'uko nari ndimo gutekereza, kuko nawe yari yarayabuze ibitotsi, yari yarayabuze amahwemo, avuga ati wenda nindamuka nzindutse biri bumfashe kongera kubona Jackson, ntibubone amahirwe yo kumuvugisha. Niyihagarayeho pe, akimbona yahise aza yiruka arampobera, twamaze nk'iminota 10 duhoberana, tutarekurana, ibyishimo byaraturenze turarira, byivanze no guseka. Uwo munsi niyumvishemo umunezero udasanzwe, nanjye sinatinze kumubwira ko mukunda kandi mukunda cyane, musaba ngo anyemerere dukundane, nawe ntiyatinze kunsubiza agira ati Jackson, nanjye ndagukunda cyane, umunsi nakubonaga nabuze amahoro mu mutima wanjye, n'ejo nakubonye gusa numva bimeze nk'aho hashize nk'umwaka nkubona, urukundo ngufitiye ntabwo rusanzwe, ntabwo ari urw'aka kanya, ndi kumva rumazemo imyaka n'imyaniko. Jackson, nashidikanyije, nanjye ndagukunda kandi cyane, kandi nzaguha urukundo rutandukanye n'urwo waba warabonye. Sinzi ngo umaze gukundana n'abangahe, sinzi ngo wakundanye nande, gusa nizeye ko kandi ngusezeranyije nashidikanya kuzabona ko ngukunda kandi bihebuje, nzaguha urukundo ruhamye kandi nzagukunda cyane uko bikwiye, nzakubera umukunzi mwiza Jackson, nanjye nishimiye gukundana nawe, ahubwo iyo utinda nanjye numvaga ndi bubigusaba, kuko nanjye nari nagukunze cyane kandi bikabije, numvaga nabuze amahoro muri njye. Urakoze mukunzi, urakoze kuba nawe warankunze Jackson, niteguye kuguha urukundo rwanjye rwose, nta na kamwe kavuyemo, ndagukunda kandi ngukunda birenze. Jackson nawe agira ati Keyira, gukundana nanjye wijeje ko utazigera wicuza mu buzima bwawe, nzagukunda kandi nzagukundwa akazi, niwe mukobwa nabonye nkumva muri njye ndahindutse, nkumva umutima wanjye urashigutse, uru rukundo rero ntago nzarutatira, ntago narupfusha ubusa, nzagukunda wenyine kandi nzagukundwa akazi, nzakubera umuntu mwiza muri byose, kandi nizeye ko nawe ari uko. Jackson agira ati nuko twatangiye urugendo rw'urukundo rwacu njye na Keyira. Keyira yakomeje kumbera imfura, tunyurana muri buri kimwe, dusangira akabisi n'agahiye. Ntibyatinze twarangije amashuri, tubona akazi keza, dupanga kubana, ababyeyi baduha imigisha, dukora ubukwe, dutumira inshuti n'abavandimwe, dutangira urundi rugendo rw'ubuzima, twubaka urugo rwacu. Ubu tuvugana Keyira ni mama w'abana banjye 2, tumaze kwibaruka ahungu n'akobwa, umukuru afite imyaka 3, umutoya afite amezi 4.
So murakoze cyane gukurikira iyi nkuru ya Jackson na Keira, reka nizere ko yabaryoheye, njyewe yanshimishije cyane, urukundo rwabo rwose ni rwiza kandi nizeye ko bazakomeza gutya. Okay, bye. Yari Alice wabagezagaho iyi nkuru, kanizere ko muzakomeza kudukurikirana. Inshuti zanjye, icyo nabasaba, inkunga yanyu ikomeye ni ugukora subscribe and share, like na comment, ubundi tugakomeza natwe kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Murakoze, mugire ibihe byiza.